amafaranga yose yagiye akwaka umbabarire kuko niyaba nanjye mfite nakagusubije ariko ndakwinginze ntabwo ushaka kuryama n'abakobwa babiri bavukana ubukwe mu bureke. Hi guys, how are you doing? Nisa kumeze neza. So story time zo kuri YouTube twakirana ndabona ko tugiye kujya tuzikora. What the hell is this? Anyway, guys, thank you so much for bakoze subscribe, abantu bakoze share, abantu babwiye inshuti bakoze camp kuri YouTube. Thank you so much. Abantu batuba kuri TikTok, thank you so much. Abantu bambona muri bari scrolling then bakaza bakumva, thank you so much. So, story time, and don't forget to subscribe, don't forget to share, don't forget anything. So, guys, how are you? Story time. So story time yose imeze gutya ni sorry umuhungu wanyandikiye yambwiye Debbie nize kumeze neza so mfite ubukwe. Anyway, reka ntangire ukuntu yahuye n'umukobwa then turajya kuri mariage tujye no mu kibazo nyuma ya njye ni kundi nkundi umuntu azakambwiye sorry Debbie nahuye n'umuntu ugenda gutya just that's the beautiful way kujya nzabona uko mvuga inkuru. Yeah, so good morning again. Yeah, so umukobwa yambwiye Debbie njye nahuye n'umukobwa duhurira ahantu twagiye muri conference duhurira ahantu ari mu ba speakers but she was a big deal that time. Ari mu bantu bari bazi kutugira inama n'ibyo yose turahura ndabo mwabana mu bwe iyo maze koga nimwe mwenyine mwa muri kubabara mu mutwe imba ruko umuntu atabaye akarabye simbizi. Jesus, what the hell? Yeah, umukobwa rero aravuga ati umuhungu aravuga ati ngira aho umukobwa nyine mu speakers and everything, and this girl niwe wenyine waje kunyivugishiriza yarambonye nyine agaza ansanga ngo bite ni byiza ko ahagaze wenyine nyine ko kundi wamwe muramenyana like mingling and everything. Ati ko ahagaze wenyine aravuga ntabwo mpagaze ngiye nyine ahubwo yeah no kubera ko ntumva arambwani ati ntabwo nyine nzanya n'abantu benshi hano ngo atangira aramuvugisha nyine barabatera story bazo gutera story umukobwa arambwira so can I get your number. Umuhungu n'ubwa mbere umukobwa yaramusabye nimero ibintu nk'ibyo amusaba nimero umukobwa agenda amaze kugenda umutipe nyine ageze mu rugo nimugoroba asanga nyine umukobwa yamwandikira ngo hi yaramwandikira ngo hi boy something yamwandikira hi boy umuhungu aramusubiza ngo hi batanye nyine baraganira ngo how are you ibintu nk'ibyo ngibyo umukobwa yanje nyine ngo batanye nyine kujya bavugana rimwe na rimwe umukobwa akamwembetinga nyine mu bintu byinshi ubwo ngo uwo umukobwa nyine abagira ibintu byo activity menshi bagiye hano nyine umutipe bakamutumira uzaze tujyane uzaze this and this. Umutipe nyine yisanga in that family yisanga nyine muri famille asigaye irimo nyine umva bose bamuzi. Noneho hashize iminsi mike ngo umukobwa abwira umuhungu nyine kamukunda amaze uyu mutipe niwe wabinyandikiye amaze kumubwira kamukunda umuhungu nyine ngabura icyo avuga arambwira okay can I think about it because birantunguye everything ngo agiye kugenda ngo umuhungu ahita nyine anyway kamvuko nabimbwiye ati yatangiye kumukunda mbere ko umukobwa bimubwira urumva ariko nyine bakaba bari kumwe buri munsi ku buryo nyine niyo ngo babaga ari kumwe na family yose abaga nyine byemeze nk'ibintu uko akunda family bihari ukabura kubwira umukobwa ko mukunda then from nowhere umukobwa aramubwira ati you know what me I love you and I think I'm in love with you things like that. Umuhungu nyine bitewe n'abantu bari iruhande rwabo n'ibyo byose abuko bigenza aramubwira ngo can I think about it ajya kugenda yibuka ko aramubwira ati no please don't go kuko nanjye ubwanjye ndagukunda ariko nari nabuze ko mbikubwira ko we are always with people, we are always surrounded with people. Abantu baduhura iruhande abantu baduhura ku mpande nyine narabuze ko mbikubwira. Umukobwa ahita nyine umva kissing from there, then they started dating bagiye hano bari kumwe hano things like that. Umuhungu rero ati ngewe ati abintu nkorane nyine umutipe mwe ngo entrepreneur nihora that actually long time ago igihe bakuriye n'igihe imyaka maranye ni myinshi cyane it like umutipe ni entrepreneur ariko nuko ngo entrepreneur we ntwara gitangira ariko umukobwa we yarabimaze igihe nyine amaze no gufatisha company y'abantu amaze no kuyimenya n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho umukobwa aramubwira ati sasa kakwere uwo uzaze gufatira office hano naha nyine wenda umuhungu ashaka office umutipe byatangiye akorera iwabo nyine nubwo amafaranga yazaga ariko it wasn't that much. Umukobwa aramufasha amufatira office amaze kumufatira office baratangira nyine bakajya bagani nyine bakorana no batanya no kujya binjiza nyine ngo umukobwa aramubwira for us niba dushaka kuzabana dushaka ko tuzimarya things like that, let's put the money together reka dushyira amafaranga hamwe then tuvuge ngo nge nawe tuvuga ati amafaranga twungutse na yangaya ya umuhungu arabitekereza avuga ati hoya reka ahubwo buri wese afungure konte yiwe
agishyiraho amafaranga, it's okay. Ushobora kwishyiraho nk'umuntu uguhagarariye, nanjye nkagushyiraho nk'umuntu uguhagarariye. Umukobwa aravuga ati umuhungu ashobora kuba atanyizera, things like that. Umukobwa aravuga ati it's fine, it's okay, reka mbikore gutyo nimba ariko tubishaka. Babikora gutyo, bashyira nyine konti, umukobwa akajya ashyiraho amafaranga yiwe ya buri kwezi yungutse, n'umuhungu agashyira n'umuhana kundi, n'umuhungu agashyiraho amafaranga yiyungutse. Urumva batangira gutyo nyine ati barakora. Then umukobwa nyine akamubwira ibingibi byakugira akamaro, uramutse ugiye muri iyi event byakugira akamaro, uramutse ushyizemo kugira uzabone inkunga hano byakugira akamaro. Umukobwa rero nyine aramufasha, amara umutipe agezeho nyine ahitinga so big, abona company imushiramo amamiliyoni menshi y'amanyarwanda, nyine ubwo n'amanuze mu madolari, n'ibihumbi nk'amafaranga y'amadolari. Amaze kubimushoramo akanaga kikari amaze kuyamushoramo nyine umva umuhungu nyine yahitinze big company, rero natangira kura arayikoresha. N'umukobwa ariko niwe yawe irakora, no problem at all, bose nyine barakora. Noneho umukobwa nyine we urumva umuhungu yabonye abamufasha, umukobwa we ntiyabona abamufasha, nyine akomeza arakora. Nyine umukobwa she was so happy about nyine this boyfriend wiwe. Batangira gutyo, noneho umukobwa agira ikibazo, aza kugira ikibazo, umutipe nyine wari partner we muri business n'ibiki byose agira ute, aravuga ati nyine ashaka kuvamo nkajya kwikorera ibyanjye. Abivuze byabaye ngombwa ko bagabana amafaranga yose, nyine bari bafite everything, shares z'undi, ariko umukobwa n'undi bari bafitemo nyinshi. Ariko nubwo bafitemo menshi, umuntu agakuramo amafaranga mwakoranaga, actually ari ibintu byinshi byangirika. Barakomeza nyine barakora. Umukobwa nyine no aza gutangira bushyashya, atangiye bushyashya, akajya abwira nyine uyu mutipe aranyandikira, akajya amubwira nyine nguzaye amafaranga. Then umutipe akavuga ngo bite ngo ni inshingano yari afite, yabonaga nyine kuyamuhereza yabahombye ibintu nk'ibyo. Akavuga ati okay, ngewe mfite aya ngaya niyo ndi bukuguze, ntabwo ifumane yose naguhereza. Bikomeza gutyo. Noneho wa mukobwa uribuka ko wa muhungu yari ari kuri konti ya wa mukobwa nyine ya saving, yarabizi nyine amafaranga ariho n'ibintu byose. Nje ngabwira umukobwa aramubwira ese wakoresheje savings zawe ko n'ubundi by'ubukwe bwacu nitujya kubana n'ibiki byose tuzagira gute, tuzakoresha yanjye ko nta kibazo. Urabona ngiye my company is doing well, yours is struggling and everything, so please can you use that money so kugira ngo tuzabone ukuntu nyine it's fine, we will use my money. Umukobwa yarakoresha nyine akomeza akora, ariko nyine she wasn't getting that much nk'ukuntu yabonaga mbere, she wasn't even getting that much nk'uyu mutipe. Urumva bakomeza rero nyine barabana muri ubwo buzima bwabo bwa buri munsi. Umunsi umwe nyine how can I say noneho umutipe rero umukobwa yaje kujya muri training mu gihugu cyo muri East Africa, ariko ntabwo ari mu Rwanda, nyine ntabwo yari ahari. Noneho amaze kukijyamo, then hari sister w'uyu mutipe w'uyu mukobwa. Noneho ikindi yambwiye umukobwa amurusha imyaka 2, yarushaga umutipe imyaka 2. Uwo mukobwa rero ngo sister w'uyu mukobwa we ngo ari mutoya mu kigero gitoya, nyine atangira kugeza kumusura. Sister akamutuma ajya kundebera boyfriend wanjye kameze neza, kuko nyine umusista wanjye nanjye nshaka kubikora ngatuma kapiti sera nyamwe ajya kundebera boyfriend kameze neza, this ngo kantu ajya akamutuma, nyine bitangira gutyo. Noneho umunsi umwe ngo uwo mukobwa uwo sister w'uyu mukobwa atumira wa muhungu, nyine wese bahorana ibintu by'ibirori hano na hano, umva ngo bahora mu birori pe. Aramutumira aramubwira so wazaje muri party iri hano na hano. Umuhungu agiye nyine asanga noneho ntago ari famille, n'abakuzine n'abakuze n'abafamily nyine bose babana bihuje. Ajyamo nyine ngo banavugana no ku video call na girlfriend wiwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Arangije namaze kuvugana kuri video call, nuze umukobwa I mean this sister akajya nyine azanira umutipe inzoga n'ibiki byose. Umutipe ngo yabyise mu gitondo asanga aryamanye na wa mu sister mutoya wa shiri wiwe. Nuko byatangiye nyine from that day they started sleeping together there and there, here and here. Usanye nyine kujya baryamana ibintu nk'ibyo ngibyo. Sister waza kugaruka uyu ngara abwira utarambwira, you know what, me I love his big sister, she is my girlfriend, ibyabaye byarabaye, but please you have to understand ko ntakindi kintu byaba, ntabwo tuzongera. Wa musista mutaravuga ati it's okay, me I was just enjoying myself, so no problem, do whatever I want with my sister.
barakomeza nyine akundana na sister wiwe. Sister wagarutse nyine no mu Rwanda, none aratangira akora akazi ke, karatangira karagenda there umva barakora nyine bimera neza, yongera no kubona amafaranga, n'amafaranga ariko mu tipe nyine yose aramwishyuye ko nyine bakomeza. None umusista urumva ni mukuru, afite nyine yataga n'umuhungu aramubwira, so for me I want to get married this year. Ari umukobwa nyine mukuru mubwira, if you want to get married umbwire nyine ndashaka gukora ubukwe, kubera ko niba we are together for how many years, kuko baramara imyaka myinshi, niba dushobora kwemera ko dushyingirwana, urumva niba udashaka ko dushyingiranwa nta kibazo wambwira, it's fine, ngewe nta kibazo ngashaka nyine nkabivamo ibintu ibyo ngibyo. Umukobwa ngaramubwira ati I understand kuri umwana, umutima aramubwira ati no I have to get married, and nyine umuhungu aravuga ati ntabwo, umutima aramubwira ati Debbie nawe ari ngewe ntabwo ari guhomba umukobwa nk'uyu nguyu w'umukozi uzi gushaka amafaranga n'ibiki byose, ntabwo ari kubihomba nyine, things like that. Arangije umutipe nyine abwira nyine umukobwa ati no problem. Arangije nyine bapanga proposal, bava hano mu Rwanda bajya I think bagiye muri Mauritius, yambwiye ko bajya muri Mauritius. Bageze muri Mauritius, that's when she got proposed and everything. Akimara kuba proposed, sister yatangiye nyine sister mito yarampostinze, arangije aravuga, oh I wish you well my sister, but I think you're not getting married to the right man. To the right man. Umutipe nyine kibona yandikise aramubwira ati ibintu biri kwandika ibintu nk'ibyo ngibyo ko I thought you understand. Aramubwira yes I thought I understand, kubera ko yes ntabwo nagomba kubyumva ko my sister was coming back, but mbwiza ukuri ukuntu wowe waryamanye na nyinshuro zingana gute and you're going to get married to my big sister. What do you mean? None umusista wamubajije, arangije aravuga, umukobwa nyine ahita abisaba aramubwira ati nari nasinze, I didn't mean to write that, nari nisindiye. Noneho nyine bahita bashwana na sister w'Imana. Nyine umukobwa mukuru ashwana na sister we, ngaranataha amurega no muri famille n'ibintu byose, nyine sister araceceka. Sister rero arangije ngo atangira kwandikira umutipe nyine akamubwira, okay ndashaka aya mafaranga, nutayampereza I will tell my sister ko we used to sleep together. Byatangiye mwaka amafaranga make yangi 50,000, 100, 200. Ayo mafaranga nagara amafaranga menshi, yatangiye kujya mwaka 500, million ebyiri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umutipe nyine ngo atangiye nyine kujya akayamuhereza nyine kujya ceceke ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ngo bafite ubukwe mu kwa kabiri, urumva next month, like this year, next month niho bafite ubukwe rero mu kwa kabiri. Ejo rero ati nyine ngo umutipe agiye kwipima ikoti, agiye nyine ahantu bamupimira ikoti, aragenda asanga sister we, ayimena asanga sheri wiwe ari kumwe nyine na sister we mu modoka. Arangije umusista nyine ngo barabasuhuzanya, amaze gusuzanya, arangije umuhungu agiye kwipima, nyine wa musista ahita ahita bivuga nyine abantu bose bari aho ngaho, ahita baza sister, namana sister akamubwira, are you sure this man is good for you, he's young and ibintu byose yagezeho no kubera wowe, why do you want to get married to him by the way? Atamubaza gutyo. Anje umuhungu aramubwira ati you know what, ngewe I'm getting married to her because nyine umukobwa aramubwira ati urabizi ko twakubashije imyaka myinshi hafi 7 dukundana, mbwira ukuntu nshobora kumureka ngo nuko ko ngo ari umwana ngo kindi ngo ibintu bigezeho, at least ndabimugejejeho anashobora no kubikorera. Barashwanye na sister y'umwe aho ngaho, bagishwana ngo sister we yiva mu rushyi arakubita rotipe. Nyine baratunganye na sister wiwe, aho kugira kubita sister we batunganye, araza yiva mu rushyi arakubita umuhungu. Akimara kubita umuhungu, sister nawe ahita amukubita undi aranamusohora. Ngaje atamubwira, ahita abwira ngo umuhungu ahita abwira sister ngo yaba waruzi umuntu ugiye gushaka, ngo this man he's a snake. Uyu mugabo he's a snake, ni inzoka, ntagateze kugukunda, nta n'ukunda gukunda. Uyu ngo umwana kwako you know you are hard working and everything. Umusista aramaze se ibintu uri kuvuga, wait uri kuva he ko nari umuntu ushyigikiye, ko ari umuntu wanyigira, ko ari umuntu twirirwana ndi kugura ibintu byose. What do you mean? Urumva rero ngo bageze mu rugo, uwo mukobwa yandikira message ndende, umuhungu aramubwira ati you know what, ngiye n'amafaranga yose nyakeneye, sinshaka kuzajya rwungura, but I have to tell my sister everything, cyangwa ukampereza miliyoni 5 just for me to keep quiet. Kandi yambwiye ko nta mafaranga agikeneye, wagiye kwiga sister kwa conscious is killing her. Aje amubwira ati uramu miliyoni 5 just for me to keep quiet or something. Urumva umuhungu ngo abibonye gutyo
atabyutse nyine kuko ngo shora yarambwa tubyuka tuvugana nyine ashaka ko tuvugana aragenda ngo yicara muri salamu bya you know what this is what happening amwereka ahantu byahereye nyine kuko mu tipe nyine yarafite chat zabo zose na sister we n'ibiki byari zifite wakundi uvugana mu WhatsApp then ukajya ubika screenshot or whatever arambwira naho byatangiriye sister yarampamagaye then we go to this party after that day wenyine umukobwa yanyumira umukobwa nyine ngo sister yemeraga ko baryamanye nyine from wakundi nyine bavuye yasinze ngo ahita ngo tangire nyine kumugira and everything the guy was so drunk until they slept together umukobwa yari yabyanditse nyine muri chat nyine na message zose urumva nashatse zari zirimo n'ibintu byose nyine abyereka umukobwa abyeretse umukobwa ngo ahita ahita byuka aragenda umutima aravuga ati okay ubu bukwe burahagaze nta n'ikindi kintu nzi nta nyine yabwiye fiancé ibintu byose nta na kimwe aretse ahita avuga ati ubukwe nyine burahagaze nta bukwe bugihari nothing is there nta bukwe buzakorwa nyine nta kintu kimwe kizakorwa umuhungu ahita avuga ati okay whatever amafaranga twataye kuri saa n'ibiki byose wenda bashobora kuyadusubiza simbizi nyine umuhungu atangira gutekereza ko ubukwe bwapfuye umukobwa ngo aragenda ajya iwabo bigeze nko amasaha 3 oya bigeze nyuma y'iminsi 3 agiye kumva umuhungu akunda uburyamye nka saa 8 z'ijoro cyangwa saa 9 z'ijoro yumva umuntu ari gukomanga abyutse asanga ni fiancé we n'ibikapu bishoreranye bingana kuriya arambwa ngenje hano uje gukora ikisi atanenze ko twashaka ati we nta kizatuma dushukana ahubwo ngewe navuye mu rugo kuvuga ko I don't want my sister in my wedding ndashaka sitanye mu bukwe bwanjye and from you I love you so much I don't want to lose you ni wo muhungu nzi ne muhungu nkunda rero ntabwo ushaka kubura mu buzima bwanjye umuhungu aravuga ati okay whatever umuhungu nyine uko byenzo arabyinjiza amaze kubyinjiza arinjiza baragenda bararyama amaze kuryama barabyuka mu gitondo umukobwa abyuka nta n'ibibazo arabyuka areba mu myenda ye aturamo imyenda agomba kwambara ajya mu kazi nk'ibisanzwe afata inzira afata imodoka ajya mu kazi n'umuhungu afata nawe bijya mu kandi kazi noneho ngo ageze ku kazi asanga se w'umukobwa urumva bakora muri building imwe bombi yabo uwo muhungu company ikora muri the same building as that girl arangije amubwira ajya mu nyine ajye asanga papa w'umukobwa arahari aramubwira okay we need to talk papa w'umukobwa arambwira we need to talk arambwira ati ntabwo ushaka kuryamana n'abakobwa biravukana ngo bikunde either uranga umukobwa wanjye umwe I mean ureka kushukora ubukwe ntabwo ngiye gushaka muri famille yanjye ntabwo uri umuntu nifuza muri famille yanjye niba waryamanye n'umukobwa arambwira ati ariko umukobwa wawe muto niwe waje and everything umupapa ati kuki wakomeje kubikora arambwira I'm so sorry for everything ngiyewe rwose nta kundi kuntu nyine byabayeho igihe byabaye nk'amezi nk'abiri and I'm so sorry for everything kuki utaje ngo ndagenda ngo atse wowe uri ngiye uri umugabo wajya kwegera se umwana ngo umwana warashaka utaturiwe turyamana kandi siko kundana na mukuru ibyo ntabikora and for me nakoze amafuti nta n'ikintu nabigenza I don't have anything papa w'umukobwa arambwira you know what you're not getting married to my family papa w'umukobwa kirangwa umukobwa abahinjiye nyine itaza ahageze umukobwa arambwira ati nari manutse ngiye mpita imodoka papa ara hasi tell me nyine yabibaje imari secretary w'umukobwa mbari iki kibura w'umuhungu ubwo bafite open office like ahita mubona yishanye n'umuhungu arambwira ati you know what papa ibyo nakubwiye ninjoro nabikubwiye umuzaza mukobwa nyaye muzarurere I'm getting married urumva nzakora ubukwe umukobwa wawe niwe wigize indaya nta muntu wigize umugira indaya so please get out papa arambwira ati no you are not getting married to my daughter ntabwo uzashakana n'umukobwa wanjye ibyo wakora byose ibyo kijya byose simushaka muri famille yanjye papa wagiye gusohoka arambwira ati umva nkubwire wa musore niba ushaka amahoro genda ubukumugurike kubukora kubera ko umukobwa wanjye mbayana ninjye ni wowe ngomba kubwira umukobwa arangije bageze mu rugo nyine ngo bahita banavamo aho muri office bahita banagenda bageze mu rugo nyine umuhungu arambwira se ngize ukuri what happened last night igihe umaze waragiye byagenze gute ati nkigera mu rugo ikintu cya mbere nakoze naragiye mfungira na sister wanjye mumenaho amazi mfata isinga ati mfata isinga ndamukubita papa inyuma y'urugi mama inyuma y'urugi usa kuvuza induru bimeze gute kuki muri kurwana sister ko kubwa afite amafoto n'ingiza ngafite n'imbaraga zo kubita sister y'umukuru ati naramukubise mpaka isinga ibaye ugushasha
ataramukubise yamukubise ngo kugira amureke ngo nuko amukubise ngo abona nyine ahantu araturitse nyine aje gisebe ahita amureka kuko nyine yari yamukubise urangije nkanyandikira papa mama ndavuga ati you know what ngewe ntabwo mfite gahunda yo kurekura umuhungu uriya mutipe niwe tuzabana imyaka 7 maze dukundana n'imyaka myinshi ntabwo ari umukobwa ntabwo ari umuhungu imyaka myinshi dukundana sister wanjye yarabizi ko nkundana nawe sinzi impamvu ni message yose umuhungu yazinyeretse yaranamubwiraga akamuha amafaranga yaramublackmailinze yamuhaga amafaranga na just ndazifite na transactions za mu ndazifite nizo kuri bank ndazifite so my sister she's the problem here mama yanje hamwe ngo yanga mugomba kumenya ko muri abavandimwe whatever happens na muri abavandimwe nta kintu kimwe mugomba kubajyamo hagati urumva arangije sister aravuga ati oya ibi tujyamo hagati birahari imba haje n'umugabo wanjye birahari so please I don't want you niba mudashaka kumpagararaho I don't want you and my sister in my wedding upana avuga ngo ugomba kwatira umuhungu ntabwo umukobwa aravuga ati ntabwo nzamukatira umukobwa nyine numva yaje boyfriend we story yose amaze kumubwira umuhungu nyine amubwira ati okay please we need to go see your parents we need to talk to them urabona ndi imfubyi nta wundi family zawe hari urashaka kutagenda mu kwitwa twenyine amubwira ati ndashaka tuzicare turi babiri I don't care for me I want you to get married I want us to get married nta kintu kimwe kindi nifuza uwo munsi rero umuhungu ngo abona message ya papa aramubwira ati sohoka tuvugane ndi hano hafi y'iwanyu umuhungu arasohoka hashize nk'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 umuhungu arasohoka gise byabaye mu kwa 12 papa aramubwira ati nje kugusaba imbabazi kubw'umukobwa wanjye amafaranga yose yagiye akwaka umbabarire kuko niyaba nanjye afite nakagusubije ariko ndakwinginje nta gushaka kuryama n'abakobwa babiri bavukana ubukwe mu bureke papa aramubwira ati ubukwe bureke numara kubureka ngiye nzagusubiza amafaranga yose umukobwa wanjye yagutwaye ngusubize amafaranga nishyuye y'ubukwe ufata inzira uve mu Rwanda ushaka ahandi hantu ujya muranze yambwira ati kamubwiza ukuri ntabwo ngiye nava mu gihugu cyambyaye because of your daughter talk to your daughter and for me I love your daughter ngiye nkunda umukobwa wawe sibyo nkunda umukobwa wawe arambwira ati niba umukunda ntabwo uzareka ngo famille ye bashwane imba umukunda uzamukunda utaretse ngo famille ye bashwane cyangwa agire nibazo na famille wowe gende turi bitekerezeho numara kubitekerezaho uzampamagara umbwire ngo nafashe umwanzuro umuhungu ati nkora iki amafuti nayanjye yaba narabiretse kare ntabwo bino bibazo byose biba bihari ikindi uyu mwana w'umukobwa mumbi na famille bari close cyane rwose nshaka ko kuzabaho atagira famille kandi afite ababyeyi so guys nkora iki mbigenze gute nkomeze nkora ubukwe cyangwa mbwihurire anyway I don't know ntabwo nzi inama nakubwira and please abantu baza kugira inama kubwira icyo nakora and please niba ugeze kuri video yanjye umaze kuyumva story yose say peace ujumbira peace if you're done with the story and please guys thank you for subscribing and please subscribe follow and share to your friend ujuze muri comment section mbwiye ngo Debbie ibi ntabwo bigenda neza ibi ntabwo bisa neza this and this and this and this yeah that's it so guys peace